muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Amen. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho ni 6, murongo wa 6 n'uwa 7. Haranditse ngo cyakora koko kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Reka turekera aha ngaha. Icyakora koko kubaha Imana inyungu nyinshi. Iri jambo tugiye kuganiraho narihaye intego ivuga ngo inyungu yo kubaha Imana. Naje kubwira abantu inyungu yo kubaha Imana, babwira ibyiza byo kubaha Imana. nje kubabwira inyungu yo kubaha iki Imana. Mbabwira ahantu nahoze uburyo nari ndi mu gihombo, mbabwire naho ngeze uburyo ndi mu nyungu, mbabwire ukuntu Yesu agira neza. Uyu ni Matayo, uri muri bane banditse ubutumwa bwiza. Matayo yari umuyuda akora kuri duwani. Yesu amuhamagaye amwita Matayo, bisobanura impano y'Imana. Uyu ngo yitegereje Yesu arandika, yandikira abayuda bene wabo, agaragaza Yesu nk'icyana cy'intare, umwami. Uwitwa Mariko risobanura inyundo, yandikira Abaroma, Yandikiye abagiriki bene wabo, agaragaza Yesu nk'umuntu. Yandikira n'uwitwa Tofira, wari guverineri w'intara y'Ubugiriki. Uwitwa Yohana, izina risobanura ngo Imana yangiriye ubuntu. Uyu ni umuhanga, yandikiye isi yose. Indaya zibonekamo, ibisambo bibonekamo, ingegera n'imihirimbiri n'ibishushwe. Aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'iki b'Imana. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu naje kubwira indaya ziri muri iyi santere, niyo mpamvu naje kubwira ibisambo biri muri iyi santere, niyo mpamvu naje kubwira ingegera ziri muri iyi santere, niyo mpamvu naje kubwira ibishushwe ziri muri iyi santere, ngo Yesu araguhindurira ubuzima nawe ukita umwana w'iki. Ingegera zibaho, usiga wanditse udushyimbo ugasanga ziratwika. Ni ukuri indaya zibaho ruhagwa, zitwara abagabo ariko ikibazo kubura indaya ukazapfukanya mu muriro kandi umuriro utazima. Mucomeke moteri. Naje kubwira indaya, naje kubwira ibisambo, naje kubwira ingegera n'imishushu. Imishushu ibaho, ingegera zibaho. Tukaba turi muri iki giterane, usize wanditse udushyimbo ugasanga ingegera ziratwibye. Imishushu ibaho, iza kwiba mu rugo ugasanga n'agasafuriya k'utujya duhiye. Mana nyagasa. Ariko Yesu yumwakiye aguhindura icyitwa iki ubuzima. Ariko uzi kupfura indaya bagutega ibasi ugapfa nabi ukajya ikuzimu. Kujya bakwaje abagabo bajyamanye nabo ni bangahe? Baranga 100 nabo. Ariko nyagasa wafari huse. Ariko Yesu yakugezaho aguhindurira ubuzima, ugahinduka umwana w'Imana. Naje kubwira abarozi n'abagabura inzaratsi ko ari Yesu hinduye amateka rwose.
bita Nyirabucukundi. Kwari Yesu uhindura amateka nawe ukavamo umukirisitu. Amen. Aya ni amagambo Yesu yavuze abwira intumwa ze, arabwira ngo dore mbatumye hagati y'amasega mumeze nk'intama. Arababwira ngo mugire ubwenge nk'inzoka kandi muba nk'inuma mutagira amahugu. Njya kuvuga ibintu 10 byiza inzoka igira ari inyamaswa, harimo abantu batabigira. Vuga n'ibintu 7 byiza inuma igira. Kubera iki atababwira ngo mumera nk'imbebasi? Kuki atavuze ngo mugire ubwenge nk'ingurube? Kubera iki atavuze ati mwifate nk'inka? Kubera iki atababwira ngo mumera nk'udusimbirigi? Kubera iki atavuze ngo mujye mwifata nk'udukwavu? Iyo mpamvu nongeye kubabwira icyambere, inzoka ni agasimba kaherewe rimwe n'umuntu isezerano. Bibiliya ivuga iki? Imana mbere na mbere yaremye isi yari itagira ishusho, mu mwijima hari umuhengeri, kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana avuga ati turama umuntu agira ishusho nk'iyacu. Barama umuntu Adamu, bisobanura umuntu. Imana imwitegereje abona afite irungu, imbwa ziri kumuhema, amapusi ari kumuhema, birangije ikora mu rubavu iremamo icyitwa umufasha. Eva bisobanura ubugingo, nyina w'ubugingo. Bakimubona ibyishimo biraza, Imana ibashyira mu ngobyi ya Edeni, ari wo munani bahaye. Irababwira ngo izi mbuto zose muzazirye, ariko kiriya giti kimenyesha ikibi n'ikiza ntimuzagikoreho. Umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa. Inzoka yarushaga ubundi busimba uburiganya, yitwaga Rushofero, ngo yari izi kuririmba, ngo iziririmba amajwi 12, ngo ava kiyibona ngo ari kuzi kuririmba, kuri kw'Imana uraririmba. Bagirana ikiganiro, niba hari ikintu abagore bakunda umuntu ubaha umwanya, bakunda kaya. Ubu ni ingeri wanjye. Arabwira ukuntu ibisambo byagwanye muri karitsiye, ukuntu babyirutseho, induru zavuze, ntega amatwi. Ninabyumva arababara. Rimwe ntabwo ndabyitaho, ndajya mvuga kugira tugendane. Ariko usiko mfite abana 5, pfumbatiza bombo 5 zi10 nimuze mbahe bombo, n'umugore akaza gushungeramo, kandi nabivuze mu izina. Ariko n'abana beza. Imuha umwanya baraganira. Zakete mubayeho mutete tutunzwa n'imbuto ziri hano, ariko batikira gitisi. Imana yakituje ati uri kujya mutagira ubwenge nk'ubwayo. Abagore bagira amatsiko, asoroma yumva biraryoshe, ariye biryoshye aho n'umugabo, ngo amaso yabo arahweza bamenya ko bambaye ubusa. Imana ibagendera mu maso ye n'imunsi, iramagara ngo Adamu we uri hehe? Ntabwo uri mu kabari, ntabwo uri mu buraya, ntabwo uri mu bapfumu, wagiye abwira Imana ngo numvishe imirindi yawe ndahunga kandi nambaye ubusa. Imana amaze ngaho nibareye kuri cya giti. Adamu ati wa mugore wampaye. Imana ibaje umugore ati ya nzoka. Imana ihamagara inzoka ati ngwino hano iraza. Wa mugore ngwino hano araza. Wa mugabo ngwino hano baraza. Inzoka ihabwa isezerano n'umuntu ahabwa iki? Isezerano. Hasigaye ibintu 9. Icya kabiri, nta nzoka iba mu mwobo ibanyemo n'indi. Inzoka iba mu mwobo yonyine, ariyo baciyemo igisakuzo, baravanga inkongoro ya dede, ingweramo dede yonyine gusa. Mbwira inshuti yawe mubana, nkubwira uwo uriwe. Inshuti zawe si zandaya,
inshuti zawe si abapfumu, inshuti zawe si icupa ry'inzoga, inshuti zawe si abakosha gutaha ukubita umugore ngo nibwo uzaba umugabo. Ni izihe nshuti zawe? Inzoka irabyimenyera. Icya gatatu, iyo inzoka itaje itahiraba mu mwobo ikabanza mu mutwe ikazenguruka ikawurebesha hanze, ifite icyitwa amakenga, aricyo cya gatatu. Ivuga uti mwana muntu yaba ndi inyuma n'ubuhiri, ariko abantu ntabwo bagirira amakenga shitani. Shitani arakosha atisambana, nakubwira yuko uzandura sida, nakubwira ko uzapfa baguteza akadobo cyangwa se base. Shitani arakosha ngo ajya kwibarangiza akajya kuguhururiza, nta n'amakenga ugira. Iyo wana umusore akubwira ngo uzansure, aba muri getu, nta nabibamo n'igitanda kibamo gusa. Ejo bundi uzaza ngo yaneye inda, kujya kumusura nta gasaza kawujyanye, nta karumuna kawujyanye, urijyanye nk'inka bajyanye mu ibagiro. Urayikurayo, nta n'amakenga ugira. Icya kane, inzoka izi gupima ikirere, ikamenya igihe cy'imvura, ikamenya n'igihe cy'izuba. Nta nzoka inyagirwa, n'iyo inyagiwe ibishaka. Ariko abantu ntabwo bazi kumenya ibihe bigeze, ko Yesu ari hafi kuza gutwara itorero ngo rero tujye mu ijuru. None haje yagusanga he? Agusanze mu bwo buraya wataha ijuru? Agusanze mu bwo businzi wajya he? Nta mujuru uzajya mu ijuru atazatwibira inyenyeri. Ale wasi, inyenyeri ni yanjye, ubivuze neza. Nta mujuru uzajya mu ijuru atazatwibira inyenyeri. Nta n'umusambanyi uzajyayo Yesu atazaduhanagura akatugira udusenteri bagashaka kudufata ku ngufu. Naho muzajya ntaho. Irihe mumenye ko Yesu agiye kuza. Icya gatanu, iyi nzoka igwanya n'indi ikayikomeretsa, ijya gushaka utwatsi ikaturumaho, ikaza ikayomora ikayivura. Turusha urukundo n'inyamaswa koko, ibisimba biturusha ubwanjye. Ariko muri iyi minsi ababyeyi bananiwe kubarira abana babo, abana bananiwe kubarira ababyeyi, abagabo bananiwe kubarira abagore, abagore bananiwe kubarira abagabo. Zirara zishya, bwacya mu gitondo zikazima, kumubwira ati pole urankomerekeje, urambabaje, mbabarira byarakunaniye. Mu gitondo ugahazwa, mu gitondo ugafata ukarisitiya, ejo ukajya kwa mama Jasmine. Ibisimba biturusha urukundo, biturusha kwamorana, biturusha kuvurana, biturusha imbabazi. Icya gatandatu, iyi nzoka igiye kunywa amazi, irangije ikozamo n'umurizo ikayazirura, kugira ngo mwene wayo ataza akanywa ubumara bwayo. Ariko mwene so, umuvandimwe wawe muvukana, ariko inshuti yawe cyangwa umuturanyi, kumubwira ahantu hari umutego biragoye. Wigwa wishimira ikibi kibaye kuri mugenzi wawe. We yajyaga yabona, yatwiratagaho, yatwishongoragaho, ngwino umubwire inkuru iri guhitinga, za marete yigwa agenda nacyo n'udukweto gucya, inzu yabo bayiteje cyamunara yarayo muri banki.
inyungu ubonyemo ni iyi. Kuba bamutereje ni iyihe nyungu ubonye? Kuba yapfushije umugabo ni iyihe nyungu ubonye? Kuba apfushije umwana wungutse iki? Kwishimira ikibi kibaye ku muntu mugenzi wawe. Inyamaswa ni gute ziturusha urukundo, ziturusha ubwenge? Niba hari ikintu kiriho muri isi cyane ni Imana, ni umuntu. Umuntu yana ni Imana. Birava ngo nicujije icyatumye ndema umuntu. Jya kurimbura umuntu naramye, ndimbura ibisiga n'inyamaswa. Aribwo Imana yavuze ngo wowe Nowa ubazi ujya mu giti cyitwa gofero. Umuntu usezerana n'imbwa mu bindi bihugu we bagakora ubukwe, ariko barabaryamana bate? Abantu barananiranye. Umuntu ufata ihene ku ngufu, umuntu agafata ingurube imwe ivuga ngo nefu 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 akayigundira. Kuri televiziyo mwigwa mubibona, kuri radiyo bahora babivuga ngo runaka yafashe ingurube, runaka yafashe imbwa, runaka yafashe ihene. Ndabaho sindumva ihene yafashe inkumi y'umukobwa ku ngufu. Hey! Ariko umuntu afata ihene, wa muntu urananiranye. Hari umukecuru wavuzaga abasore bafite ubushyuhe n'abagabo bafite ubushyuhe. Ukumva umuntu w'umugabo ngo afashe ihene. Ibaze shitani kugira ngo aguhembe wari ufite amenyo usigarana iryinyo rimwe gusa, ubone harimo amadirishya amarembo. Kubera inzoga, kubera iki? Ariko ni ikibazo kiriho. Umuntu yananiye Imana. Nimuze abantu twigaye, nimuze abantu twinyuremo. Ubushyuhe ugira bwo gufata ihene, ubushyuhe ugira bwo gufata ingurube, ubushyuhe wari wumva inkoko yafashe intama, ariko kuri radiyo mwumva aho umuntu yafashe itungo. Iki ni ikibazo. Ntukarushwe ubwenge n'inyamaswa, igisimba. Icya karindwi, nta nzoka irya uruhinja rutari rwera. Umwana utaramera amenyo ntibibaho, 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 kirazira. Ukajya gucigatira umwana w'abandi ukamukanda imbavu ukazivuna. Igihe inzoka itarya agahinja ariko umuntu akakagetura we akagakora hano ku rurimi, yaje gucigatira agasiga karangi. Igihe inzoka ikagera ikakababarira ari inzoka katari kera, kwaka imisemburo ibitarajya muri abantu muri bane. Reba bawishe abantu muri bane. Kuna bana bandi bapajya ukora ku rurimi kutayikana. Igihe inzoka yigura kuhinda. Cyane ikibazo umva ikindi. Sigaye bibiri cya 9. Inzoka igira umwambaro mwiza cyane. Nubwo igira ubugome ikagira ubumara, ariko igira uruhu rwiza. Izuba rivuye ku mwenda wayo, ku ruhu rwayo, irarabagirana. Harimo umuntu bambaye neza, uko nambaye ibubu rwose n'udukweto tumwe tuva ngo 4500 ari ikirozi. Usa neza ariko ururozi. Ukabona umugabo yafunze ikote ameze neza ariko aca umugore w'inyuma. Nubwo usa neza uri mubi urarumuhondagura. Ni ikibazo. Icya 10, iyi nzoka ishaje irimenya. Igira itera, irimenya, igafata umwanya, igafata ikiruhuko cyo kwiyiriza ubusa. Nirye umuntu yamunyura yayinyuraho, nimuruma agatsitsina. Indaba yatambuka ntiyirye, ifi yayikinira imbere ntiyirye, kuko izi ikishaka. Yamara kudara cyane igasohoka muri cya gihu ikiyiburura, ikiyinuza, ikiyiburura. Ako kanya ivamo ishonje ikarya umukungugu igahinduka umusore. Ariko abantu muri iyi minsi ntibimenya.
yambaye akajipo wajyaho nakamura umunawe kujya umubwita imara zirabika nukumba amaguru agize gukenya nyuma bate ntudukasire nutera umwaka ntago mwimenye umuntu amenya ko ashaje ntamenya ko ibaze ukuntu umusaza ari gutereta umwana ungana na bucura bwiwe ariko umushukisha utuntu utamenya utwari ariko ibashe umubwira ngo muzehe yakubwira ati muzehe niswe uraho umukecuru ni nyoko ubu ntabwo byoroshye tugeze mu bihe bya nyuma aho inyamaswa yiyiriza ubusa isenga izikiri gushaka birindwi bisigaye rero ku numa avuga ngo mube nk'inuma mutagira amahoro icyambere inuma ni inyamahoro kandi hesha izindi nyamaswa n'utundi dusimba amahoro uzayibona ku kirangantego cya polisi uzayibona ku kirangantego cya deperi icya kabiri inuma itera amagi abiri hakavamo agasake n'akanumakazi bigashakana uri kwimana sheri na shusho kirazira ko inuma ijya gushaka mu wundi muryango ishaka mushiki wayo zigira urukundo zigendana zijya gutora ari ebyiri nujya ubona akanuma kagenda konyine kara ntagapfakazi inuma zigira urukundo zigenda ari ebyiri gutora no kugenana aho ugasanga abantu ntibakundanye umugabo ntakunda umugore we umugore ntakunda umugabo we niyo bagiye mu bukwe karaba ugende mbere madanda gusangayo naho wenda ari kugira ngo agende batamusega ko atamugurira imyenda umva rero washe wa mugore we mujya mujyana nugera no mu umwihunguza utwanda tutamurati sheri reka nguhanagure amware bamenye ko ari uwawe amware namwara azakugurira imyenda n'umwana wambaye n'abavati kiriya cyana cyambaye ibishwarita ni icyande ntabwo uzi ko abantu babibaza turiya mugore ifata nabi wambara ibintu bibi n'uwandi ujye wigaragaza mwara kugurira imyenda ako kantu urata icya gatatu inuma imwe ipfuye inuma ntabwo yongera gushaka izi ni uko gushaka icya kane nta nubwo ijya gushurashura ngo yurire izindi ariko abantu barashurashura ishurashura ryabo bakubitanira mu isoko ngo bakundanira no mu isoko undi umugabo n'umugore wundi bakundana bate kuko ari irari ngo maka nimero kawe agatandikamo ibijumba undi agatandikamo amashaza undi agatandikamo amakara cyangwa kuri butike washyizemo izina rye umugore aba ari ku meza n'umugabo telefone gawe ngo mata bakira karoti ni karoti yushyiramo iki nawe ni umushurashuzi wanditsemo izina rye kugira ngo umugabo ajye ngo niho bagura karoti ngo amakara ngo uzi ko aguhamagaye ni amakara yanduza ateze komana ngagazare shyiramo iki cya kane ntiyongere gushaka hari umugore wancekeje i Burera mu majyaruguru umugabo yararwaye arapfa amaze gupfa bajya kumushyingura ati sheri we muradushyingurana barafata kabiri arabikora gatatu havamo umusaza n'ikibando abwira abasore ati umuntu ungana gutya igihe yizungurije niyongera mu murekuri umwongere kwiga mufata ubwa kane baraje ati sheri we no hejuru y'imva ahengerejeyo asubira inyuma muzehe ati wabeshyaga kajya ubeshya uwo munsi ntiyariye bwaracyara bitikura ibyumweru bitatu yaratangiye kwinjiza abagabo ubwo yaramukundaga se ariko inuma nishurashura tangiye kwinjiza abagabo rwose
kigakubeshya ngo ndagukunda gusa nabiki usa nabike koko ngo ndagukunda ngo birenze igipimo bicumunzana ijoro ryose ubuzi wanyu gusinzira sheri wariye ukajyangara kugaburira wanyweye waneye se ni ukugaburira aragushinzwe uri kunihira mu mashuka wanyu badasinzira baswite mujye guswitizanya higiriye umusore utaza ku munwa ngo iwanyu bamubone iwanyu bamubone avemo n'umukwe umwana mumukuremo uwo musore utaza ku manwa iwanyu bamubone ngo yavamo n'umukwe aho ni musore bwoko ki mureke tubwizanye ukuri mwirangara aho ni musore bwoko ki kera hariho n'umuco n'umukobwa bamusura yageze umusore ku irembo atereka nge guca icyarire cyangwa mama nagarajya mu gikoni impare ariko ubu ngubu araherekeza amasaha abiri akarenga ugasanga ari kunywa umusururu muri karitsiye hirya ngo yewe uyu mushyungu uyima agafu uyu mushyuyu uyima agafu windaje imifayini n'umugore uzavamo umugore komani tubwizanye ukuri iryo herekeza ry'amasaha 3 ryahozeho usibye umuco wacitse icya gatanu abantu boroye inuma bagira uko bagenda niyo bagiye kurya zino numa borora mu kizungu kirazira ko iyo bayipfuye amababa bayagaragaza aho ngaho iyo ziyabonye zirafata ibintu bizaturya zirara zimutse umva ikindi iyo mworoye inuma mugatongana uri umugabo n'umugore zose zikora inama zigahita zigendera ngaya amateka y'inuma natinze rero mu camake naje kubabwira inyungu yo kubaha Imana buriya yatubwiye ngo kubaha Imana no gufatanyijwe n'umutima unyuzwe kuzana inyungu nyinshi usa yomba nyiri mu rumogi yomba nyiri kudafiriza yomba nyiri umutafu yomba nyiri igisambo ngumba mezene ariko urabona ko nazanye Rwanda Revenue Authority ibi tubyita imfashanyigisho iyo mvuze ngo Yesu aragabura mayibo bigira nyakubahwa hose iki Imana yateye igishahuro ibi ni ibidukikije none se dore inyungu nambara ikote mu cyangwa muri nibatura nkatebeze nyuma saa 6 hari akantu mwabonye gacara kuri WhatsApp ngo iteka guteye iteka bagutekera ifiriti mu bibyiza kajya akantu mu posting ninjye wakavuze uriya mukobwa bari kwigana yigira cyo nirutse ukuntu iwacu twaryaga ifiriti rimwe mu mwaka nabwo habaye ubukwe niruka ukuntu uyu munsi iyo nshatse nyirya ku wa mbere ni nk'uko ari igihe nyipfura nkareba n'ukuri Imana amaye umugore ukekurusha icyapa cya MTN nimba hari umugabo afite umugore mwiza ku isi wanjye n'uwa mbere ninjye ufite umugore mwiza ku isi ku giti cyanjye kujya ninjye nyura hano buze mu gutedera wa mugabo ufite umugore mwiza umugore wanjye asigaye atwara amareta cyangwa udukweto kuri sima ngo 4000 500 4000 500 kati ariko jagasa wapfe ari yitwa Nyiransengimana Brandine ni mwiza arusha icyapa cyateri gukizwa ni byiza rero Imana ukwe bwiza nambara ikote zigira nk'inajoro agakero inajoro ndaziheta mu ikote nacongo ireba hejuru ivanga icyubahiro n'icy'Imana ihora yakizamuye iraramye icya narayishatse
hejuru ukuntu ndimo kujya ngenda ndi kugenda gutya buhoro buhoro kugira ngo ntababara kundi se ko n'imbonye inkweto vuba uciriye imbwa mu busaza yubakira ikiraro nakaze ubukwe bwiza imuwo mugore ndamubwira numva ra madamu nasonje igihe untekera umuceri n'inyama ndazijya iwanjye nicaye muri saro nambaye isengeri icyayi n'umugati biragendana agasosi n'ubugari biraberana burya wambaye neza nawe wabererwa narabiriya ndavuga intu burya abagabo babaho neza iyi ngorata uriya aravuze ati iyo utabona umugore n'igihombo. Imana ingirira neza mu bantu banyuze mu buzima utazava ngo nanze umugore wanjye kubera ko dukenye nanze umugabo wanjye kubera ko dukenye twewe twarakenye turaburara ari ishuri Imana twinjijemo buriya mu rukundo no hasi baraharyama byabi nivuga ngo shari ishusho birashira wareba wa muntu ukamonamo babiri kubera isereri y'inzara ubwatisha ati gashirira amenyo adasanzwe atukana inzara urayizi iyo umuntu avuze ngo ikigeragezo cya mbere ngo nukutabyara ikigeragezo cya mbere ngo nukuvugwa wamvuga nariye nategereza urubyaro ndi kuryara uramba barire inzara irakurya ukaruma hano ngo ukuraho akanyama ukumva uri kubabara inzara tumye Samariya ababyeyi barya abana babo inzara murayivuga ntago muyizi inzara ujya kuryama nijoro ukigonda yaradukubise ngurisha Bibiliya ahubwo nibe ndayigurisha turakena ibi byanyabyo n'imyenda dufite barayibye umva ubuzima abigeza no kwigura umwenda w'imbere ndawubura madamu arantiza ukubise muba munini njye Imana nibagiwe urapfundutse mbyina nandaraje muri system utagira ngo iri kote ryambariye ubusa Farius buriya umukecuru ufite imineke ntabura abuzukuru utize baraza nta muntu wansuraga muhikiza amabuye y'agaciro ababonetse mu mugezi wacu no mu murimo wanjye ubukorota ndazizi nizi gasegereti mucukura na zahabu tuzita utuzungu na wolfram zamabuye meshi Imana mu mugisha nubaka inzu y'amabati ifite igitwa kireba ukuntu kiramo na za nzugi inzira ryoha Imana irangije inyimura mu mujyi wa Musanze ati inzu yisige ku ivuko mu Ngororero gimusanze imumugisha Musanze nubaka y'inzu yindi muri covid inzu nyijyamo hari ibyangombwa bikiburamo bya finissage nsenganye n'umuntu uri muri Amerika bankubita amadolari mbwira abana ni murya inyama murya umuceri umwana wa mbere yashikuye inyama muri guma mu rugo bati papa ni umukozi y'Imana ni umukozi y'Imana buke umukozi y'Imana inzijyaho amati yijyaho amasimi igihe imireko kiramo n'inzugi ziva ngo ngaho iyo ukinguye ziranyigira mu kurangiza barambwira ati dushaka pasiporo y'imyaka 10 uzurira indege tuzagushakira na visa uzuvuga ubutumwa bwiza dore uwagutuma umugabo utarize wanshorera urebeye inyuma ariko ndi mu nyungu yo kubaha Imana mfitane ya primaire angahe ane ya primaire agera so kubaha iki
abo bana banjye Imana yambwiye ngo utize bazayiga bari kwiga prive. Nanjye ni guprofitiraho icyongereza. Today uyu munsi one day umunsi umwe. Praise God. Imana ishimwe. Repatate cyo ni igifaransa. Kijumba. Remayiz. Kigori. Pomme de terre. Ibirayi. La viande. Inyama. Ainsi de suite. Etc. N'ibindi. Arigajagaza. Mwakome Imana amashyi. Urambwira ngo ibyo urimo ni ibiki? Ibyo wirata wishongora ngo donc ngo vraiment ngo dayeri ngo so izakujyana mu ijuru. Usindane so wigugwa muri ruhurura ngure muri za so ni so nyine. Usurabona mbayeho nabi. Bani Musanze. Shyiramo inzu yanjye umupangayi. Ubwo ni inzu zingahe? Ebyiri mbana zisize. Ngi Kigali niwe mu gipangu gifite sonori. Amakaro. Nimbugira pavome. Dushe toilette byo mu nzu n'ibyo hanze. Bazanzugize zivango nga. Ni mu nyungu yo kubaha Imana yomba ndi mu rumogi. Babarankubise inda zigapfira mu myenda. Ndashaka gusengera abantu. Umuntu uri muri literaniro utari wakizwa ngo yakiriye se umwambe n'umukiza. Nukuri nta muntu urebye ngo ino musengere. Nanjye ndi mu mukozi w'Imana nzengunutse iki gihugu ngiye kujya mu mahanga kandi usibye narahijya muri Amerika no mu ijuru nzajya nkansi warahijya. Umuntu ushaka kwikirizwa za muri kiganza uri rata dusenge. Imana iguhe umugisha murambure neza. Karambura uri inkunga y'isengesho. Hari byakunaniye musenge. Yego rata jamani, yego tafu. Uramujyama zamura neza. Yego rata. Ntago wandushije ubujyama ntago wandushije ubukoboyi rata. Kenana nanye kugeza igihe muzeyi yegura ishoka agiye kwinkubita aramusha ayikubita ihene. Kuyo nzaza mburira abakoboyi n'ingegera n'imishushwe ziri muri teraniro. Sinabwiye imishushwe ukuntu y'ibisafura y'ibiryo. Rata Imana bamugisha. Yego mwana. Yego wangu komeza rata uzamure. Muri inshuti zanjye mutire hino mwigire hino. Tari ntabwo wiyizira uhagarare hano. Mukomere Imana amashyi. Ngwino jamani ngwino. Ngwino mani ngwino. Mani bangu karata. Ihute bro. Kwabaye ngwino. Mukomere Imana amashyi. Mwizire. Umva sister wisigara. Ngwino hano. Yego rata izire sister. Ariko mwakomere Imana amashyi we. Mwizire. Sister wisigara ngwino rata ngwino tugusengere. Ngwino wigira isoni wigira urebaho. Wanguri kubwira ngo tugende muri kizire we musiga. Ariko mwakomere Imana amashyi ucyo. Wisigara ariko amashyi bwayakomara. Izire ngwino. Izire ramutafura mukoba iko ari gusigarara. Timuzi tuba amashyi kwa Yesu. Izire. Ngwino wangu tugusengere. Mani guhumugisha ngwino rata bro. Izire hano ihagarare n'imbere. Genda nagukunze wambaye na neza. Ihagararira. Abakoboye ndabashaka. Mwakomeye Imana amashira. Nukuri nuko twakijije abantu batemera komeza usigara ngwino tugusengere. Mukomere Imana amashyi ngwino. Ngwino sister ngwino. Isigara jya hano imbere. Igira hano ariko amashyi mwayabuzera ihagararira hari. Umura ngwino hagarara. Izire sister amashyi kwa Yesu. Izire hano. No kujya muri korari byakube ariko amashyi mwayabuzera. Ngenca gusengera abakoboyi n'indaya niziza ngwino hano abagabo babandi warabamaze. Mutera intambwe ngwino. Ngwino. Ibintu byo kwiga nk'ubuginga ejo bundi uzatukura ubutama urwara shorokori kubere wanywa ibiyoga birimo imvaruganda ubundi ukagira ubuzima. Kenshi gusengera abakoboyi kandi nuko twakijijwe baduseka nta wundi usigaye. Ngwino tugusengera Imana niyo nkunga y'isengesho turaguha.
namwe mwigwa mujya mu bapfumu. Hari Yesu ukiza indwara, hari Yesu uhindura ubuzima, hari Yesu uhindura amateka. Ngwino tugusengera Imana. Kandi njye ndarangije. Reka twakire umushumba wacu asengera aba bantu, agere n'ijambo yababwira. Hano hari mikoro iri kuvuga neza. Nagira ngo dukomere Imana yacu amashyi tuyishimire, kandi dusabe aba bantu b'Imana, Imana igiriye ubuntu. Begere hino, nibegere hino, bareke begere hino, begere hino. Imikeka niwe bayitereye, nimwegere tubasengere, tubasabire imbaraga z'Imana, tubasabire ubuntu bw'Imana, tubasabire kumererwa neza n'Imana. Mukandagireho, imikeka niwe bayitereye, kandi nimuhumure. Kristo Yesu aracyari ku ngoma. Nimwashaka ngo abahe amahoro, nimwashaka ngo bagirire neza, kandi uyu munsi ni uwawe. Uwiteka yari yabatekerejeho. Imana yacu nishimwe cyane. Mutambuke rwose mwegere hino, kandi ntihagire usigara. Nuko nguko abantu bakira Yesu, n'ukugura batangira urugendo, n'ukuntu abantu bajya mu ijuru. Murakoze cyane kumvira ijwi ribahamagaye. Hanyuma natwe tugiye kubasengera mu izina rya Yesu. Kandi ari uriyo ari umubigisha, ari twebwe ari abaririmbyi mwabonye, aho muri uko mwari mumeze muri iyo mibereho iteye gutyo niho twabaga. Yababwiye ko yugamaga imvura ku zuba, ariko uyu munsi aravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntawe Yesu atakura umuntu atamugeza, kandi uyu niwe utanga amahoro, niyo mahoro yacu. mu mwizere namwe uyu munsi ni uwanyu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye urukundo rwawe, kandi tugushimiye imbabazi zawe ugize uyu munsi. Turagushimiye ko ari wowe uhamagara, wateguye iki giterane kugira ngo ugenderere abantu bawe. None abagabo, abasore, abakobwa, abagore baragupfukamiye, baguciriye bugufi ngo bakwakire, bagushake bigishoboka kubonwa. Bari bamaze igihe babuze amahoro, bari bamaze igihe bihebye, bari bamaze igihe bibaza icyo bakora, ariko bumvise kuri umukiza kandi gutanga amahoro. Babonye neza yuko uri umwami, niyo mpamvu bakwakiriye bapfukamye. Natwe turabasengeye mu izina rya Yesu, kandi twirukanye imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turababohoza mu minyururu yose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Tubirukanye imbaraga z'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nawe turakwingize ngo bakire mu maboko yawe, ubagirire neza, ubahindurire amateka y'abahinduke uyu munsi. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye mu mashyi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.